Nkuko mwambajije mutese ikiganiro watanze kibanza kigendanye n'ukwerezo ry'isi riri hafi mbere ya 2027 gihuye n'iki kiganiro birahuye cyane kuko Ant-kristo yaba ari inde, yaba ari gukora te, yaba ari gukorera hehe, yaba ari gukorana nande, ari gukorera murinde, yaba ari gukora te, yaba ari gukorera hehe, yaba ari gukorana nande, ari gukorera murinde. Uhereye mu 168 ubwami bw'Abagereki bukimara guhanguka havutse icyo bitaga Empire Rome cyangwa se cyari ubwami bwagutse bw'Abaromani. Ahanini bwari bugizwe na bira bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ni Vatikani, ariko iyobowe n'ubwami bw'Upapa, ariko avuga abami bako gahimba icyo bazakora ko bazavuga ibyo kugomera isumba byose, barenganya bera bisumba byose, bigira inama zo guhindura ibintu n'amategeko. Ibyo bintu bitatu rero ari bwo amaturo ya Protestant yavukaga muri Amerika, burya bahunze akarengane kabaga mu Burayi, kuko igihe abantu batemeraga amahame ya Roma ntabwo yabihanganiraga, ahubwo yabagaruraga ku itegeko, ku buryo ababyangaga byabagizeho ingaruka, ku buryo hari abantu benshi bapfuye. Ibyo biga amateka barabizi. Kanoneho ntabwo ari cyo gusa, ubwami nanone bwavuze ibikomeye, kuko nushaka kwerekana ko ari wo kwa Ant-kristo, ari we mu rugo kwa Ant-kristo. Ubwo Papa no Ant-kristo, hanyuma Vatikani nibwo ni mu rugo rwa Ant-kristo. Icyo hano batugaragarije nkuko twabisomye, abantu bakure y'amaso be kugira undi Ant-kristo bategereza uzaza. Ant-kristo ni Papa, yego Ant-kristo n'ubwami bw'Upapa. Bivuga ngo uwo nibyo bikomeza kugeza ku mperuka, nta wundi uzigera ubaho. Icyo ibyashuwe byatubwiye nibigera ku mperuka, mbese biri ku isi system irwanya Imana yo ku isi y'ubwami bwo ku isi niwe ubuhedinze, niwe ubukuriye. Nuko Ant-kristo noneho azagira amashami, agira inyamaswa ivuye mu gitaka, agira noneho n'ihuriro ry'isi yose, amadini na leta zo mu isi, aricyo kizwe igishushanyo cy'inyamaswa. Noneho byose bifatikanye nawe, bivuze ngo nubwo abantu bashobora kuba barabaye mu buyobe n'uyu munsi bakaba baburimo, bakarabya Ant-kristo batabizi. Ariko ikibazo ise wihuta, kuko ntabwo tuje tuvuga abantu. Nashaka kunganira ahangaha, ntabwo abantu uyu munsi bakiriweho iteka kuko barameje Ant-kristo, ahubwo uyu munsi tubona mu Jesho 18 ko Imana ibi byerekezaga ku kwishira hejuru k'uwo mwami. Tubibona cyangwa byagaragaye mu mateka ko ubupapa bwishize mu mwanya w'Imana, kugeza ubwo umuntu upfa yitwa ngo nyiri ubutungane cyangwa se uwera. Kandi Yesu aravuze ngo nta wera ubaho, uwera ni Imana yonyine. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo. Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu, abavandimwe muri mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi, mwebwe mukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Kana akantu keza cyane, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Rero tunejejwe cyane n'uburyo mufata umwanya wanyu mukawutanga mukumva ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze guherekeza ubutumwa bwiza mwumva kugira ngo busohoze umugambi mwiza ku buzima bwanyu. Uyu munsi turagarutse rero, murabona ntabwo turi twenyine, tugarukanye n'umukunzi wanyu mwakunze muri benshi, kuko si ubwa mbere aje kuri AYALONI TV, n'inshuro ya kabiri. Ubushize bwo duherukana yatanze ikiganiro, abantu batanze comment nyinshi, akaba azanasobanura bimwe mu byo yabajijwe. Rero ni ikiganiro avuga ko imperuka izaba mbere y'umwaka wa 2027. Yagiye mu bintu byinshi, yasomye mu gitabo cy'itangiriro, iremwa ry'isi, buryo isi yaremwe mu minsi 6, ku munsi wa 7 Imana ikaruhuka, afata iyo minsi ayihwanya n'umwaka, imyaka 7,000. Arakomeza ajya mu mateka agaragaza uburyo imperuka igomba kubaho mu kinyejana mu kinyagihumbi cya 7. Ariko nyine tugaragariza neza ko imperuka igomba kuba mbere y'umwaka wa 2027. Abatarakurikiranye iki kiganiro mwajya kuri channel muragisangaho, kandi yarabisobanuye garagaza n'abandi bagiye bivugaho. Rero tuguhaye ikaze, niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu uko bizaza bikurikirana, na Theoneste ndetse n'abandi, kuko tugufite ibiganiro byinshi aho dushaka gukura abantu muri confusion ku birebana n'imyemerere y'amadini atandukanye. Iki rero ni ikiganiro cyitwa Menya Nibi. Muri Menya Nibi rero tugiye kugarukana na Theoneste, ngira ngo uramubona imbere yawe. Theoneste, uraho neza? Muraho neza, isashimwe. Amahoro y'Imana yesayibazwe. Yego rwose murakoze. Tunejejwe cyane no kuba wagarutse kuri AYALONI TV. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha cyane.
ntago navuga ngo aka kanya tusubiza bimwe mu bibazo abantu babajije ko abantu bagize ikibazo cy'uburyo wagaragaje ko imperuka izaba mbere ya 2027 ariko hari n'abandi babyemeye kandi kuko bona bagenda babiteraho kashe barabyemeza. Ariko uyu munsi utuzaniye iki? Murakoze cyane. Uyu munsi nkuko iyi channel yanyu ariyo kugira ngo abantu babashe kumenya ukuri, niyo mpamvu nifuje ko uyu munsi twabareba Ant-kristo uvugwa muri Bibiliya cyangwa se ubwami buvugwa muri Bibiliya burwanya Imana, kandi ubwo bwami ni ubwami bw'ubupapa nkuko tugiye kubireba. Ugiye kutubwira Ant-kristo wanyawe utubwire ko ari ubupapa? Ni ubupapa Ant-kristo cyangwa ubwami burwanya Imana bwavuzwe muri Bibiliya. Ese Theoneste tukira aho ngaho tutarakomeza kuri iyo topic tuzaniye ya Ant-kristo ari we papa mutubwira, ari ibintu biri kubaza. Icyambere, ubundi uracyahamya neza yuko Yesu ko kazaza mbere y'umwaka 2027? Ndabihamya kuko ijambo ry'Imana n'abahanuzi bayo batabesha kandi twarabibonye. Okay, cya kabiri, ubushize narakuganije mubaza ni ubundi sengera muri itorero. Cyewe nari ndizi ariko ndashaka kuribwira abandi abantu bakabimenya. Usengera muri edini? Yewe ndo umudivantisi umunsi wa 7. Abadukurikiye ngira ngo murumva ko n'abadivantisi batangiye kugera kuri AYALONI TV. Ibi byose nta kindi dushaka, ni ukugira ngo abantu bave muri confusion y'amadini, abantu bayoboke inzira imwe gusa, ijambo ry'Imana, bamenye Yesu by'ukuri, hanyuma ari we wabera inzira n'ukuri n'ubugingo. Be kugira ibindi bintu bubakiraho, be kugira idini bubakiraho, ijambo ry'Imana niryo dini rikomeye kuruta ibindi byose. Reka rero tumuhe ikaze na karibu, hanyuma yinjire mu kiganiro. Theoneste, mbere yuko twinjira mu kiganiro wabanza ukadusengera. Murakoze cyane. Uwiteka Mana nziza, twongeye kugushima kubw'ineza n'uburinzi byawe byabanye natwe, wemeye ko tuba tukiriho kubw'imbabazi zawe wihererwa icyubahiro. Muri uyu mwanya tubonetse imbere yawe, turi abanyabyaha, iminwa yanduye, turakwinginga kugira ngo tubabarire kubw'amaraso y'umwana wawe, kandi tugiye kuvuga ibyawe ariko turi abana bato, turasaba cyane kugira ngo duhagarareho, duhagarikire, kugira ngo Mwami Imana nituvuge ibyacu ahubwo tuvuge ibyawe. Gaho rero umugisha abantu bose baduteze amatwi, kandi buri wese Mwami Imana akakanya nikabe imfabusa kuri we, ubwo kabe akatujijura n'agatuma turushaho kumenya ukuri kwawe kandi tuguhagararemo, n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero tugiye kuganira kuri iyo topic mwateguye, hanyuma ku badukurikiye turi buganire kandi turasa nkaho tuza kwinjira mu kantu kameze nka debate. Yego. Kubera ko ikibazo dufite nyine ni ya madini, kandi turashaka kugira ngo abantu bamenye Bibiliya nyine, bamenye ukuri ku ijambo ry'Imana. Rero abadukurikiye nimuze kugira ikibazo nimwumva hari ahantu ngenda mbaza ibibazo cyangwa se nanjye ninjira tuganira cyangwa ngira ibyo nshaka gusobanura, tuguhaye ikaze na karibu. Murakoze cyane. Nkuko twabivuze muri Bibiliya, cyane mu bice by'ubuhanuzi Daniel n'ibyahishuwe, hari ibintu Imana agiye igaragaza by'ubuhanuzi cyane bugendanye n'ibihe biheruka ndetse n'amateka y'itorero, kandi Imana isaba ko abantu babyitaho cyane, kuko no mu byahishuwe uzi ko marayika abwiye Yohana ati hahirwa umuntu usoma ibi bintu, hahirwa n'ababyumva bakitondera ibirimo. Urumva rero ni ngombwa ko ibi bintu bisobanuka. Rero muri bitabo cya Daniel n'ibyahishuwe ndetse n'ahandi hagiye hakunda kuvugwamo Ant-kristo cyangwa ubwami burwanya Imana. Nkuko mbivuze, ubwo bwami ni ubupapa. Mu by'ukuri umva abantu bavuga ibintu byinshi Ant-kristo, bakagira uko abantu babivuga, azaza ntaraza, ariko nkuko mbivuze Ant-kristo, ubwami burwanya Imana buvugwa muri Bibiliya, n'ubwami bw'ubupapa kubw'impamvu tugiye kureba. Iyo Daniel yerekwa, nkuko tugiye kubireba, hari ibintu byinshi agiye yerekwa, ariko nifuza ko twahera mu gice cya 2 cya Daniel. Umwami Nebukadinezari, ngira ngo abadukurikiye baramuzi, yarose inzozi, arota igishushanyo kinini cyari gikozwe mu mabuye y'agaciro ariko atandukanye, umutwe ari zahabu, igituza n'amaboko ari ifeza, inda n'ibibero byari umuringa, amaguru ari ibyuma, noneho ibirenge n'amano bikaba ibyuma ariko bivanze n'ibumba. Aha rero nkuko Daniel ari we waje gusobanura izi nzozi, kuko uzi ko umwami yahamagaye abakonikoni birananirana, yari yazi rose aza no kuzibagirwa, urumva cyari ikibazo. Ariko igihe Daniel yazimwishuraga aramubwiye ngo
icyo gishushanyo warose ni abami bane bazaba mu isi, ariko aranamubwira ati uwo mutwe w'izahabu ni wowe, kuko ubwami bwe bwarakomeye, Imana iguha isumbwe mu isi yose, kuko icyo gihe yarayoboye hafi isi yose. None iramubwira itazakurikira ubundi bwami bwa kabiri utazaba ukomeye nk'ubwawe, hakajyaho n'ubundi bwa gatatu, atariko hazaza n'ubundi bwami bwa kane, ubwami buzaba bukomeye. Avuga ikintu buzakora ko buzajanjagura isi, bukayisiribanga, bukayimenagura. Ahangaha rero nk'uko iyo tugiye mu mateka yahise, tubona ko ubundi civilisation enye zikomeye zabayeho mu isi ari Babuloni, abo bafite n'imyaka bategetseho n'igihe bagiye bagereza abamedi n'abaperesi, tukabona hakurikiraho abagereki, ndetse ubwami bwa kane bwabaye ubwa Roma. Ariko burya Roma irimo ibice bibiri, hari Roma pagani ihera mu 168 mbere ya Kristo ikageza muri 176 nyuma ya Kristo, noneho hakahita haza Roma nkirisitu cyangwa se aribwo bupapa. Hari ibyabuvuzweho rero, ariko biratangaje kuko no mu gice cya 7 Daniel nawe yahise yerekwa, agira yerekwa aho yarose inyamaswa enye. Ubwo ni muri Daniel igice cya 7 umurongo wa mbere, arota inyamaswa enye, ya mbere yari intare, ya kabiri ari idubu, ya gatatu ari ingwe, ya kane aza kubura ibara ryayo kuko ari iteye ubwoba, ahubwo abonaga ifite imitwe 10, none hisa kumuyobera. Ariko marayika yaje kuboneka aramusobanurira, kuko Daniel, iyo dusomye Daniel 7 umurongo waho gwera kwa 15, munyewe Daniel ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane, nyamara negera umwe mu bari bahagaze aho, mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose, arabimbwira ansobanurira impamvu zabyo. Ati izo nyamaswa enye ni nini uko arenye, nibo bami bane bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami, babuhindure bubuga biteka ryose. Urumva ko Daniel abwiye ko izo nyamaswa enye ari bo bami bane bagombaga gutegeka mu isi. Kandi noneho Daniel ngo yifuje kumenya, umurongo 19 ngomera ko nifuza kumenya amashira kinyuma y'iby'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo coshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisiga ikabisiribanyisha amajanja yayo, kandi ku mutwe wayo, kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'ibyirindi hembe ryameze atatasanzwe akarandurwa imbere yaryo, ari ryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga yandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera, ryenda kubanesha, kugezaho umukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose. Maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzacocomera isi yose, buyisiribange, buyimenagure, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10, hanyuma yabwo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa nabo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo gukomera isumba byose, arenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga ubutware ngo babumumareho burimburwe kugeza ku mperuka. Aha reka tube dufashe ibice bibiri, wenda hari sinzi muraza kumbaza ibibazo, ariko nkuko tubibonye igishushanyo umwami Nebukadinezari yarose, Daniel akakimusobanurira cy'ingoma enye zagombaga kubaho mu isi, ndetse na Daniel byagera mu gice cya 7 nawe akarota inyamaswa enye, ndetse nawe agakenera ubusobanuro, ariko Imana ikabasha kumwereka nawe ubwo bwami inyamaswa ya kane. Hangaha nkuko tuyibonye, hangaha turaza no kugenda tureba impamvu ubwami bwa mbere bwari Babuloni, kuko Imana byo yabibwiye Daniel, kuko Daniel yabwiye Nebukadinezari ati umutwe w'izahabu ni wowe. Noneho tugeze hano mu gice cya 8, tubonye nanone Daniel aza kwerekwa isekurume y'ihene, ndetse imfizi y'intama n'isekurume y'ihene, ariko 8:20 umurongo 20 marayika aramubwira ati imfizi y'intama y'amahembe 2 nibo bami b'abamedi n'abaperesi, kandi ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'ubugereki. Ahangaha rero ibi bintu biri kumvikana. Ubwami bwa kane wenda turava no muri reba tujye no mu mateka, ubwami civilisation zikomeze enye zabaye mu isi, nge burya niza amateka mu buryo busanzwe mu ishuri, ariko civilisation enye zikomeye zabayeho nenye iyi Babuloni yategetse isi hafi ya yose, abamedi n'abaperesi bakurikiyeho, hakurikiraho abagereki. Ubwami bwa kane bwabaye ubwami bwa Roma cyangwa Roma ya Kayisari, ariko yaje gusimburwa n'abapapa bakomeje kugeza ku iherezo. Hari izindi zabaye, hariho nk'izo bita za Shuru, burya na Egiputa nayo iri mu ngoma zayoboye, kuko hari naho zivugwa urakoze, hari naho zivugwa mu gice cya 17 abami 7 harakivugwa. Ariko izi ngoma uko arenye Daniel yeretswe
uhereye ku ngoma y'Ibaburoni, kuko Daniel yabyeretswe ku ngoma y'Ibaburoni kwa Nebukadinezari, uhereye mu gihe cye yeretswe ubwami ko bugomba gukurikirana kugeza ku iherezo ry'ibihe. Ubwo ibya mbere yasa naho nyine atabashe kubyereka, kuko yaba Nebukadinezari yaba Daniel beretswe ibintu uko ingoma zagombaga gukurikirana uhereye kiriya gihe cy'ubwo bwami bwari buriho kwa Nebukadinezari. Ibi ni ngombwa kuko twabonye ko Kristo ari hafi cyane kandi ko nta kigomba kubitangira. Rero abantu bakeneye kugira imyiteguro, ariko muri iyo myiteguro harimo no kumenya neza ukuri, kuko tuzi neza ko mu bihe byakize nabwo abantu burya bagiye barimbuka atari uko batasengaga. Burya kwa Nowa abantu 8 barimbutse, zuko harimo hasengaga urugo rwa Nowa gusa, ahubwo abantu barasengaga. Abantu 8 bakize ntabwo ari bo basengaga bonyine, yaba Sodomo n'Igomora ntabwo harimo abandi basengaga, yaba kurimbuka kwa Yerusalemu ntabwo ari bo bonyine basengaga, ahubwo iteka ryose nk'uko bigaragara dusoma inyandiko zitandukanye z'amateka. Burya uzi ko Nowa uko iyo dukurikije nk'uyu uko yari iteye n'ubunini bwayo, burya Nowa ngo bafite abandi bantu bamufashije ndetse barashishikara, ariko none bari abantu bakagenda bacika intege, abandi bakabakuba bati uwo musaza arasize muramwishinga, kugeza ubwo bagezaho bakamuta. Hari abantu rero benshi bashaka gufatanya nawe ariko bagezeho baza gusubira inyuma. Bivuze ngo rero hari ubuyobe runaka bafite, kandi ubwo buyobe bwabwo ari inzitizi. Rero nk'uko mwambajije mutese, ikiganiro watanze kibanza kigendanye n'ukwerezo ry'isi riri hafi ndetse mbere ya 2027 gihuye n'iki kiganiro birahuye cyane, kuko mu gihe turi gutegura Kristo ni ngombwa ko tuvuga n'ubuyobe Imana yagaragaje kugira ngo abantu bamenye kandi kuko babashe kwakira agakiza mu buryo buribwo. Yego murakoze. Wari umaze kudusomera muri Daniel, udusomye muri Daniel igice cya 7, numvugiye no mu cya 8. Urahuza ute n'ubwo buhanuzi kuri izo nyamaswa nyuvuze ngo zabayeho ari bwo butegetsi bwayoboye isi? Ubwo wahereye kuri Babyloni kwa Nebukadinezari, ubwo ujya ku Bamedi n'Abaperesi, ujya ku Bugiriki, ujya no kuri Roma wahise ujya gusoma igice cya 8. Ibyo urabihuza gute na Ant-kristo, ko insanganyamatsiko turi ari insanganyamatsiko yo gusobanura Ant-kristo? Ant-kristo yaba ari inde? Yaba ari gukora te? Yaba ari gukorera hehe? Yaba ari gukorana nande? Ari gukorera muri inde? Murakoze cyane. Ibundi iyo tuvuze Ant-kristo, anti no kurwanya, urumva ko Ant-kristo ni umuntu urwanya Imana. Noneho tuzi neza ko ubundi Imana agaragaje ubundi intambara iri hagati y'Imana na Satani, cyangwa iri hagati ya Kristo na Satani. Nubwo mu buryo bugaragara ni intambara nyene y'ibinyamuka cyangwa se Imana irwana na Satani, ariko ni intambara igaragarira mu isi mu bantu, kuko intambara ntabwo irwanirwa mu kirere. Bivuze ngo irwanirwa hagati y'abantu bwabo. Satani akoresha abantu na Yesu agakoresha iki? Agakoresha abantu. Niyo mpamvu rero hagombaga kuba ubwami nk'uko Imana bugaragaje, bwagombaga mbese kurwanya Imana, cyangwa se Satani akabukoresha nk'igikoresho cye ariko gihanganye n'ubwami bw'Imana. Nk'uko twabivuze ubundi, umuntu wa mbere uhanganye n'Imana ni Satani ubwe, ni Ant-kristo burya mukuru. Ariko nk'uko twabibonye intambara iri hagati ya Kristo na Satani ni intambara irwanirwa ku isi kandi irwanirwa mu bantu. Niyo mpamvu uko Satani imikorere ye yo kuyobya abantu no kubagusha no kugerageza kubigarurira, nawe gerageza gukorera mu bantu. Agerageza hari ubwami Imana agaragaje azagerageza gukoreramo kugira ngo ubwo bwami bubashe nabwo gukora abantu mu murongo. Rero Ant-kristo nk'uko tubonye ngaha mukuru ni Satani, ariko ayoboye hari ubwami yagaragaje buzaba bumukorera cyangwa we buzaba buyoboye isi. Ubwami bwa 4, ubwo bwami rero ni ubwami bwa Roma, ariko nimvuga Roma ni ikintu cy'igisysteme kinini ariko kiyobowe cyangwa gikore n'ubwami bwa Roma. Ubwo habayeho Roma y'abapagani, haza no gukurikiraho Roma y'ubupapa. Se Roma y'abapagani bushatse kuvuga ni iyihe? Ni ukuvuga ngo uhereye mu 168 ubwami bw'Abagereki bukimara guhanguka, havutse icyo bitaga Empire Rome, cyangwa se icyari ubwami bwagutse bw'Abaromani. Ahanini bwari bugizwe na bira bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ariko none igihe cyaje kugera igihe iyo Empire igenda icikamo ibice, kagenda havukamo bira bihugu tubona uyu munsi, y'Ubwongereza, za Espanye n'ibindi, byari bihugu 10. Ari byo hano bajya bavuga ngo ku mutwe w'iyo nyamaswa Daniel yabonye hariho amahembe 10. Nubwo bwami ibihugu 10 ni ibihe bitubwira twumve? Byari ibihugu 10 kubera ko icyo gihe hari icyo gihe muri mbere ya Kristo ni uri kutubwira.
ubwo ni mbere ya Kristo. nibwo yafashe isi, ariko ifata isi bikiri icyo bita ubwami bwari bwagutse bw'abaromani bw'abakayisari. Ariko nko muri 321 nibwo uko gucika cyangwa uko gutandukana kwagiye gutangira kugenda kubaho bitewe n'intambara zitandukanye zimwe zagiye ziba muri ubwo bwami. 321 nyuma ya Kristo. Kuko urumva mu gihe cya Kristo tubona ko Yesu yanaje abayuda bene bo bari bari mu bukoroni bw'abaromani. Icyo gihe rero hari hakira abakayisari no kuvuga ngo gucikamo ibice niko ariko akabayeho. Nubwo inyandiko zitubwira ko gucikamo ibice cyangwa ari amahembe 10 yagaragaye uhere muri za 320 kuzagenda ukageza muri 500 niho gucikamo ibice cyangwa kwitandukanya kwagiye kubaho, nibwo ayo mahembe yagaragaye. Ayo mahembe yagaragaye ngo muri za 320 nyuma nibwo hatangiye kuba kugenda gucika. Ari nka yahi nukuvuga ngo nkuko twabivuze ni ibihugu uyu munsi biriya bihugu bikomeye, ariko mbere byitwaga byari bifite amazina yandi agiye akomatanije. Hari nk'icyo bita Anglo-Saxon. Anglo-Saxon nukuvuga ngo ni kiriya cyari ubwami bw'Abongereza. Hari nandi mazina ya kera agendaga avuga uduce runaka, ntabwo nagerageje kugera kubyandika, ariko ibyo birahari abanditsi barabivuga nko mu gitabo cyitwa mu gitabo cy'uwitwa Uriya Simifu cy'ubusobanuro bw'Ijuru na Daniel yarabigaragaje. Ariko uyu munsi nibyo bihugu tubona Ubwongereza, Ubutaliyane, Espagne, za Portugal, ni ibihugu 10 ibihugu bikomeye. Bira bihugu bikomeye by'Iburayi bifite ijambo rinini kurenza ibindi, nibyo bihugu bivugwa ku byari byashushanyaga ari amahembe yari ku mutwe w'iriya nyamaswa amahembe 10. Portugal nayizamo se ndumva Portugal ishobore kubizamo neza, ntabwo ndi kwibuka neza iyo liste y'iyo bihugu ntabwo izamo. Urakoze ariko nacyo reka dukomeze. Iyo liste nzagerageza kureba nitwongera tuzarigerageza kureba, ariko ntabwo iyo liste urumva ntabwo nyifite, ariko nibira bihugu bikomeye 10. No kuvuga ngo iriya nyamaswa kane ubwami bw'Abaroma y'amahembe 10 n'ibyo bihugu 10. Yego. Twari turi ku ijambo udusobanurira Roma pagani yabayeho ryari ni yihe? Roma pagani nubwa icyo gihe ubwami bwa icyo bitaga Empire Rome cyayoborwaga n'abakayisari, cyari gikuriwe nyine nabo bami b'Abaromani, cyabayeho kigeza muri 476. Noneho igihugu ubwami bwamaraga kuvaho, noneho kagatangira ayo mahembe 10 agatangira kugaragara cyane. Noneho ariko haje kuvukamo mu gihe gito gishize haje kuvukamo ihembe rimwe tubwirwa ko muri hano muri bira batubwiye ihembe rinini ryavutse riranduye 3. Ni Vatican yaje kuvukamo, ariko imanje gukuramo ibihugu icyo gihe cyangwa se uduce tw'Abavandari, Abostrogote n'Abayerori ni bimwe mu bice byari bigize ibyo bihugu. Abavandari uyu munsi ni hehe? Abavandari, Abostrogote n'Abayerori. Yego. N'Abaherori. Sobanurira ibyo bihugu ni bihe uyu munsi byitwa ngo ki? Uyu munsi igihugu cy'Abavandari. Yego. Ni ikihe gihugu uyu munsi? Nzagerageza kubicukumbura neza kugira ngo ibyo nicyo kibazo. Dore Pastor Musisi barihangana, Pastor tuba tumuvuga ko ahoraho cyane kuri AYALONI, kandi wamaze kutubwira idini usengeramo, kandi byanejeje cyane kuko nahise numva kuzabahuza na Pastor Musisi mugakorana ibiganiro bizamfasha cyane, kandi bizafasha benshi. Icyo kiganiro duheretse kugikora ibyo bihugu bitatuvuze. Yego. Ariko uburyo ugiye kubitubwiramo ntago ari Pastor Musisi yavuze. We bisobanuye ate? Wenda ntago mbizi, ariko se namwe ko tubitindaho. N'uburyo yasobanuye ari amahembe 3 yakuwe ntago ari abo bavandana. Ntabwo ari byo mvuze. Si byo ugiye kutubwira uburyo kameza 3 agakurwa se. Ntago ari uko yabisobanuye. Akaba niyo mpamvu twe tuba dushaka kwinjira muri Bibiliya ngo tusobanure neza, turebe ibi bintu kuko niba ari ukuri, hanyuma twikomereje. Ushaka kutubwira ko Ubutaliyani ari yo Roma nkirisitu? Nicyo bita Vatican. Vatican ni yo Roma nkirisitu, yobowe n'abapapa. Kandi iyo dusomye neza turabyumva kuko Daniel yeretswe iyo nyamaswa ya 4, ariko yibonana amahembe 10. Amahembe 10 ashushanya ibyo bihugu twavuze. Noneho ariko ayo mahembe 3 yitegereje ngo abona araranduwe havukamo kandi gahembe kanini, ndetse ageze paravuga ngo ako gahembe kari gafite amaso ameze nk'ay'umuntu, kakavuga ibikomeye. Noneho yagera hepfo muri Daniel 7:25 akavuga ngo
ni umwami uzaba umaze gutsinda batatu, kandi ngo umwami niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, arenganya abera bisumba byose, kandi yigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ibi rero abantu bakurikirana amateka, ariko hari ijambo wirinde wirengagije, bizabikirwa mu maboko ye. Okay, urakoze cyane. N'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Ubwo ntabwo nari nsoje uwo murongo, bizarekerwa mu maboko ye. Urakoze umurongo. Kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Yego. Hanyuma ushaka kutubwira ko ako gahembe ari Vatikani? Yego, ni Vatikani kubera impamvu ikurikira, kubera ko iyo tubihuje n'amateka, iyo amateka yabayeho mu buryo busanzwe, tubona ko ibi bintu byasohoye ku bwami bwa Roma. Uti gute? Kuko ubwami bwa Roma, Daniel ngo abonye aka gahembe gafite amaso asa n'ay'umuntu. Urumva nyine ni umuntu, ntabwo ubwo n'abantu babyumva bavuze inyamaswa muri Bibiliya, ntabwo iteka bavuze ngo ni inyamaswa izaza abantu bayibona, ahubwo twabonye ko ubwami bavuga inyamaswa bashaka kugaragaza ubwami. Kandi kuri ubu bwami Daniel abona amahembe 10 yabonye, atatakarandurwa akazamuka gahembe. Daniel avuga ngo ako gahembe niko kazavuga ibyo kugomera isumba byose. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ako gahembe kazavuga ibikomeye, cyangwa se ibyo kwishira hejuru, kazavuga ibyo kugomera isumba byose. Kuko tuzi ko uyu munsi ubupapa cyangwa se abapapa ndetse n'abandi, ako gahembe ni Vatikani cyangwa gahembe ni Vatikani. Ni Vatikani cyangwa se ako gahembe yabonye, kuko nituvuga Vatikani ni ubuyobowe n'abapapa. Ubwo ako gahembe yabonye ni ukuvuga ngo niba tuvuze igihugu, we yagiye agaragaza ko ku gahembe ni umwami yagaragaje ko ari umwami uzategeka, akavuga ibyo kugomera isumba byose. Urumva ko ni umwami w'icyo gihugu cya Vatikani kizaba kivutsemo. Ngo gahembe yabonye ni Vatikani, ariko iyobowe n'ubwami bw'ubupapa. Ariko avuga abami bako gahembe icyo bazakora, ko bazavuga ibyo kugomera isumba byose, barenganya abera bisumba byose, bigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ibyo bintu bitatu rero tubona byarasohoye ku bwami bw'ubupapa, kuko tuzi ko bafashe imyaka 1260 igihe cyiswe cy'umwijima mu mateka. Noneho baza kuba akarengane gakomeye cyane, batoteza abakristo mu buryo bwose, kugeza igihe abakristo bamwe bahungiye muri Amerika b'abaprotestani, aribwo amaturo y'abaprotestani yavukaga muri Amerika. Burya bahunze akarengane kabaga mu Burayi, kuko igihe abantu batemeraga amahame ya Roma ntabwo yabihanganiraga, ahubwo yabagaruraga ku itegeko, ku buryo ababyangaga byabagizeho ingaruka, ku buryo hari abantu benshi bapfuye. Ibyo biga amateka barabizi. Kandi noneho ntabwo ari cyo gusa, ubwami nanone bwavuze ibikomeye, kuko kuvuga ibikomeye cyangwa se kwirata cyangwa kwishira hejuru, kuko tubibona ku mazina abayobozi cyangwa se abapapa bihaye. Harimo amazina kuvuga ngo nyir'ubutungane, kandi Yesu aravuze ngo mwisi nta muntu wera, mwisi nta ntungane baho keretse Imana. Rero tubona ko abapapa bikiza mu mwanya w'Imana, cyangwa bavuze ibikomeye kuko bishize mu mwanya w'Imana. Tubona ngo Monsenyeri tuzi ko ari Imana cyangwa se ari umwami. Urumva ko ayo mazina bihaye nicyo Daniel avuze ngo bazavuga amagambo kugomera isumba byose, barenganya bisumba byose, kandi ngo bazigira inama zo guhindura n'amategeko. Iyo dusomye muri gategisimu za Kiliziya Gatolika bagaragaza ibigendanye n'amategeko bahinduye, usanga ko babyiyemerera ko mu mategeko bakoze impinduka, nk'itegeko rya kabiri muri gategisimu ribonekamo, ariko muri Bibiliya yabo ribonekamo irivuga ibuzanya kunamira ibishushanyo. Noneho itegeko rya kane naryo barikoraho impinduka, umunsi wo gusenga bawukora ku isabato babishyira ku cyumweru. Noneho n'itegeko rya 10 rivuga kwifuza, naryo bariciyemo kabiri. None irya 9 ravuga ngo nukifuze nuzifuza umugore wundi, irya 10 ravuga ngo nufifuze kwiba cyangwa kwanyiriza iby'abandi. Ariko wagera muri ibiri ugasanga mu mategeko ni itegeko rimwe rifatanye kutifuza, ariko kubera irya kabiri rivuyemo ntago yari kuzura, ariko bikene niyo mpamvu irya 10 bariciyemo kabiri. Rero ibyo bintu bibiri bitatu mvuze byose byabaye ku bwami bw'ubupapa, nibwo bwavuze ibikomeye cyangwa bwishira hejuru, ndetse burenganya bari bisumba byose, ndetse bwigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Kandi kugeza uyu munsi izo mpinduka zarabayeho, ziragaragara, turazibona. Kandi n'abanditsi tuganire, kuko icyo dushaka ku bakunzi bacu bose ba AYALONI ni ugukuramo abantu urujijo, no kutibanda cyane ku bya abantu bo mu madini banditse cyangwa se bigeze bavuga.
kubera ko wenda umuntu ari mu idini runaka ugasanga inyigisho z'iryo dini nizo zamubase nawe yumva ko ariyo nzira yonyine nta rindi hishurirwa ryo muri bibiri umuntu yagira. Ugarutse ku bintu bitatu: azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura n'amategeko, akandi nakaye niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose. Wari kutubwira ko iriya nyamaswa ya kane ari ubwami bw'Abaroma. Ibyo ni ibintu bizwi koko nk'uko ubuhanuzi bivuga. Yego. Ariko ahantu tugiye gutinda tutari bupfe kwita twumvikana ni kuri aka gahembe. Yego. Ari nayo mpamvu ushaka kumenya, ntabwo urasobanura ese kuyise wirukanka ukagera ku bupapa. Ubwo bupapa niwe Antikristo, nibwo Antikristo, cyangwa se hariya wari urimo kujya kwa papa mu gihugu cye, Vatican niwe ndi kuvuga. Niwe ushaka kwerekana ko ari wo kwa Antikristo, ari iwe mu rugo kwa Antikristo. Ubwo papa no Antikristo, hanyuma Vatican nibwo ni mu rugo rwa Antikristo. Icyo hano batugaragarije nk'uko twabisomye, kuko burya gukoresha inyandiko biba byiza cyane, kuko Daniel hano yavuze ko nitegereje ayo mahembe mbona imbere yaryo mbona muri yo hameze irindi hembe toya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbona amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Noneho sobanura rero asobanuza inzozi icyo bamubwiye n'iki baramubwiye ngo maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzacoshomera isi yose buzisire bange mu bimenagure, kandi mu mahembe 10 muri bwo bwami hazakomokamo abami 10, hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanisha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose. Urumva ko rero uyu mwami uvugwa ninde? Ni ukuvuga ngo ubwami bundi umuntu uba ufite ijambo cyangwa ugira icyo akora kuri ubwo bwami buyoboye, hano niwe bagaragaje. Kandi ubwami bwa Vatikani bwavuzwe hano ko buzakomoka mu mahembe 3 aranduwe. Ubwo bwami buyobowe n'abapapa, rero nakabuza ko bari kuvuga hano abapapa, kuko niba bafite ubushobozi bwo kugira icyo bakora. Ushaka kuvuga ko papa ari we Antikristo? Papa na Antikristo, ariko atari kuvuga ngo ni papa, ariko atari kuvuga ngo ni papa runaka. Ubwo iyo systeme y'ubupapa uhereye bwatangiye gukomeza. Nabyumvise. Ubwo nibo ubupapa nibwo bwakoze ibintu 3. Yego. Bwavuze ibyo kugomera isumba byose, burenganya bera bisumba byose, bwira inama zo guhindura n'amategeko. Nibwo rwose rekerwa amaboko yabwo kugeza ibihe n'igihe n'icyo kigiye bizashirira. Yego. Icyambere shaka kumenya hangaha, nakubaje ngo Antikristo ninde? Ni umuntu, ni inyamaswa, ni igikoko? Akorera he? Akorera muri nde? Urumva ibyo nibyo natangiriye nkubaza. None urafokasinga kuri papa. Aha niho abantu benshi bakunda kugira ikibazo. Yego. Ubuje gutubwira ko Antikristo nuwo nta wundi. Ubwo nta wundi si kwiye gutegereza. Ntabwo ari cyo mvuze. Ihangane gato ngewe uraje uransubiza, nanjye ubwo ngewe ndabivuga ko mbyumva nkurikije icyo uvuze. Yego. Ikindi uri budusobanurire uburyo bakuye yavuze ibyo kugomera isumba byose, ubwo ndavuga ubupapa, uburyo barenganyije abera bisumba byose, uburyo bigira inama zo guhindura ibe n'amategeko, hanyuma icyanyu muri busorezeho ni uburyo byarekeye mu maboko yabo kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Uradusobanurira iki gihe bagomba kuba bafite n'ibihe n'icyo gihe, udusobanurire ibyari byo, niba ari imyaka, niba ari ingahe, uduhurize n'ubupapa igihe bumaze muri iki gihe cya none, hanyuma tumenye neza ibyo bintu niba rukuri. Ikindi uri budusobanurire ni iki ngiki utubwiye ko amahembe 3 yakuwe nk'uko Daniel yabivuze, akamera ari rimwe, ari bwo papa tubwiye, kandi urongeye twereka ko aya mahembe 10 ari ibihugu 10 biri uyu munsi. Ni gute rero uratubwira ibigo bihugu 3 byavuyeho n'uburyo upapa bwahise buzamuka muri ibihugu 10? Urakoze cyane. Yes. Rero nkuko ahari ku cyambere. Yego, ndahera ku cyambere nkuko papa nari gusobanura ngo Antikristo nindi, uvuze ko ari papa. Yego. Ubwo icyo nagubwira ngo akorera muri ndakorana nande wabirangije, ubwo we yizuje ibyo biruzuye. Ni ukuvuga ngo icyo ngicyo reka nongere nyisubiremo, navuze ko ubundi Antikristo mukuru ni Satani, kuko ubundi Satani uhanganye na Kristo. Kandi antibivuga kurwanya, bivuze Antikristo ni umuntu urwanya nde? Kristo. Nkuko twavuze rero nuko Satani ari Antikristo mukuru, ariko intambara iri hagati ya Kristo na Satani irwanirwa mu bantu, iri ku isi.
kandi ntabwo irwanirwa mu bintu tubona mu biti n'iki, ahubwo irwanirwa mu bantu kuko bose ni umuntu bashaka. Niyo mpamvu uyu Antikristo nawe akorera mu bantu. Nuwa ngo Antikristo akora kuki ushaka kumwerekana nka Satani niwe wese Antikristo? Nuwa ngo Satani niwe afite ibikoresho bye abasha ku ushaka kumenya ko ari Satani akaba na Antikristo, sibyo? Yego. Satani we turabizi kuva kera arwanyije Imana. Urakoze cyane. Ariko Bibiliya ikomeza kugaragaza ko ari Antikristo none buriro. Yego. Antikristo ubwo ububasha bwose azakoresha ko akana Yesu cyangwa akana Kristo azaba akoresha ububasha bwa Satani. Yego. Turashaka kumenya Antikristo wanyawe, Satani bumwihoreye. Yego. Abo Antikristo wanyawe nindi? Antikristo uvugwa mu gitabo cya Daniel cyane, reka ari mvuga kuko nubundi ni Antikristo uvugwa muri Bibiliya, muri Daniel, mu byahishuwe Paulo mu rwa 2 rwa Tesano cyamugarutseho avuga ko ari umwana wo kurimbuka wikize hejuru cyitwa Imana cyose ku buryo cyari mutsongera gatakaza ko ari Imana. Uwo muntu nkuko mbivuze uwo nguwo ni abapapa. Twebwe turashaka kujya muri Bibiliya, rega Bibiliya ni bitwereka. Uvuze ko Antikristo ari ubupapa rwose, ubu kugeza kakanya abantu ntibagira ahandi hantu bareba, ntibagiye n'undi Antikristo bategereza, bahite bakira ko papa ari wa Antikristo. Rwose papa niwe, ariko icyo uri kuvuga wenda ushizemo akantu. Papa ngo wadusubize kandi papa na Antikristo, ariko Antikristo nawe ntakora wenyine. Uri kubyumva? Nuko ngo afite amashami, niba ari umwami, no se umwami nagira abayobora, niba ari umwami abafite abaministeri abafite ibiki. Rero nuwo nguwo nubwo Antikristo ukuriye system yo kwisirwanya Imana, ariko se wenyine afite abandi bafatanyije nawe, kuko mu byahishuwe wenda turaza kwagera haravuga ngo ahabwa gutwara imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Nuwa ngo mbese biri kwisi system irwanya Imana yo kwisi y'ubwami bwo kwisi niwe ubuhedinze, niwe ubukuriye. Icyo nakubazaga ari nacyo abantu dushaka kumvisha. Twamaze kubyuma ko papa ari Antikristo nkuko ubivuze, kuko turi bugaruke muri bya none tubyinjiramo neza turebe ibi bintu neza byo muri Daniel. Yego. Atari guhita dufokasinga ku muntu cyane. Yego. Abantu bakure y'amaso be kugira undi Antikristo bategereza uzaza. Antikristo ni papa. Yego, Antikristo n'ubwami bw'ubupapa. Bivuga ngo uwo nibyo bikomeza kugeza ku mperuka, nta wundi uzigera ubaho. Icyo ibyahishuwe byatubwiye nibigera ku mperuka hari ibindi bikoresho azabona. Ibihe bikoresho? Iyo dusomye mu byahishuwe 13 here ku gice cya 11 tubona bagaragaza inyamaswa avuye mu gitaka. Iyo nayo ariko ikazaza ihamagarira abantu, ikurura abantu mu kuramya n'ubundi wa Antikristo wari usanzwe. Bivuze ngo ni igikoresho kindi kizaza gufasha. Avuga inyamaswa ebyiri hariya. Iya mbere yo n'ubundi na Antikristo, kuko iya mbere ivuga inyamaswa avuye mu nyanja. N'ubundi nidusoma turabigeraho turebe n'ibyo bintu bavuga, tubona ko n'ubundi iyo nyamaswa Yohana yagarutseho ivugwa mu byahishuwe 13 kugeza ku wa 10 n'ubundi ni ubupapa n'Antikristo. Ariko hisukurikizaho ibikurikiyeho guhera ku 11 avuga indi nyamaswa itandukanye niyo ya mbere. Iyo nyamaswa yo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se nabwo n'ubwami buzaza, ariko buje kunganira iyo nyamaswa mbere kugira ngo buyifashe gukurura isi yose mu kuramya cy'Antikristo. Ariko icyo gice cya 13 kikajya gusoza tukabona haje ikindi gikoresho cya gatatu cyitwa igishushanyo cy'inyamaswa. Ndacyo kikaza ari ikindi gikoresho nyuma y'inyamaswa uvuye mu gitaka iri gufasha Antikristo. Haje igishushanyo cy'inyamaswa, cyangwa se no n'ukwihuza mu magambo kw'isi yose, cyane cyane icyo Bibiliya yise amadini ya gikristo cyane azihuza nayo atari inkunga cyangwa shigikire uwo maraya uwo birayise maraya cyangwa Antikristo, ku buryo n'ubundi abantu bose bazakururirwa mu kuramya Antikristo. Bivuze ngo icyo tubona mu byahishuwe kizamo kindi nuko Antikristo noneho azagira amashami, agira inyamaswa uvuye mu gitaka, agira noneho n'ihuriro ry'isi yose, amadini na leta zo mwisi, aricyo kizwe igishushanyo cy'inyamaswa. Noneho byose bifatikanye nawe. Ubwo nukuba nguruma mu byahishuwe hajemo ikindi kintu. Ikibazo uyisujya kuri uvuze ibintu byinshi cyane abantu badahita bashyikira. Yego. Biriya byo mu byahishuwe ubwo ukuvuga ngo kira gice umurongo wa 11 ibyaho nibirasohora. Kuva ku murongo wa 11 ubwo buhanuzi niburasohora, tubutegereze ko hari igihe buzasohora.
ubwo buhanuzi bwaratangiye ntabwo si ukuvuga ngo niburasohora ndi kwerekana ngo ngazifashisha ngo mbivuze muri ubwo buryo wenda nakoreshaga inyandiko bakoresheje uko babivuze kuko bandikaga ibintu bitaraba ariko ubwo buhanuzi bavuze uyu munsi tubona ko bwaratangiye ndetse bugenda bugana imbere ariko umusozo wabwo nyirizina tuwutegereze ku musozo wabwo ubwo inyamaswa igishushanyo cy'inyamaswa n'Antikristo bose bazaba bamaze kwikoranyiriza hamwe burundu intambara iheruka ikarwanwa hagati ya Kristo n'itorero rye bari kurwana n'iki n'Antikristo ndetse n'ibyo bikoresho bye. Twihuse uyu munsi navuga ngo ni introduction turi gukora kuko tuzinjira muri Bibiliya icyo tuzinjiramo no kubanza gusobanura aya mahembe 10 kugira ngo abantu bumva Antikristo wanyawe kwe gutera abantu urujijo ngo abantu bizasigare bibacanga usanga ari nabiciraho iteka bavuga yuko bagiye kurimbuka kuko cyaba ari kibazo ugiye kwerekana ko abantu bose bamaze kujya muri system ya Antikristo ngo nta bugingo bafite bazarimbuka. Icyo nicyo kintu ubwo nta butumwa twakavuze rero ntabwo twakabuvuze kuko impamvu nuko tuzasobanura aya mahembe 10 tugasobanura 3 yakuwe kari agahembe kameze kakora bira bintu 3 ibyo tuzabyinjiramo tubisobanure neza mbere yuko rero tuzabyinjiramo tukagira ngo ubanze sobanure wowe watanye kudushushanyiriza kari papa n'ibikoresho byazakoresha dusobanura bira bintu 3 papa agomba gukora ariko cyambere azavuga ibyo kugomera isumba byose tubwira icyo ngicyo ariko mbere yuko maze reka nze kucyuvuze cy'abantu bashobora kwiciraho iteka uyu munsi kuri Imana yacu ni nziza kandi Imana yacu irababarira bivuze ngo nubwo abantu bashobora kuba barabaye mu buyobe n'uyu munsi bakaba baburimo bakarabya Antikristo batabizi ariko ikibazo ise wihuta kuko ntabwo tuje tuvuga abantu nashaka kunganira ahangaha ntabwo abantu uyu munsi bakiriweho iteka kuko baramije Antikristo ahubwo uyu munsi tubona mu gisho 18 ko Imana izongera ihamagare bwa nyuma ari kiri gukora uyu munsi kugira ngo umuntu niyo mpamvu ubutumwa buri gutambuka umuntu abone ubuyobe bwe narangiza afata icyemezo gitandukanye na Babuloni uburyo urimo navuga ibyayishuwe urimo kubigaragaza nk'ibintu bitegerejwe kuzaba wagira ngo ni ibintu bifite ikindi gihe cyabyo bizasohorera iki gihe turimo nibirasohora oya ibyo bintu byarasohoye ukongera ukerekana ngo birimo biraba urumva utari confusing abantu yego no ubundi tugomba kwerekana Bibiliya ese ibivuga muri Bibiliya byarasohoye biri gusohora bizasohora ibyasohoye nibihe ibyasohoye nibihe ibiri gusohora nibihe ibizasohora nibihe kugira ngo abantu bamenye kuko nidufata ibintu byose ugasanga turabyerekeza mu bizasohora abantu ntago bazijya bamenye kuri kandi hari n'abazirara bagira ngo ibihe biracyahari yego icyo dushaka kubanza kumenya urimo kutwereka ngo hari ikindi gihe kizabaho ngo abantu bongere babwirwa ubutumwa bwiza ese ubutumwa bwiza mu buravuga cyangwa ntiburi kuvugwa ubutumwa bwiza buri kuvugwa kugira ngo dusobanure neza ibintu abantu babyumve bira bintu 3 nibyo tugiye guheraho icyambere ngo azavuga ibyo kugomera isumba byose turi kuri Daniel 7:25 ubwo abadukurikiye nabo wenda tugendane bafite Bibiliya azavuga ibyo kugomera isumba byose ku murongo abanjeje twabonye ngo afite akanwa kavuga ibikomeye iki gishaka kwerekeza iki gishaka kwerekeza kukwishira hejuru kuwo mwami mu yandi magambo kukwishira hejuru gute ibi byerekezaga kukwishira hejuru kuwo mwami nkuko tubibona cyangwa byagaragaye mu mateka ko ubupapa bwishize mu mwanya w'Imana kugeza ubwo umuntu upfa yitwa ngo nyiri ubutungane cyangwa se uwera kandi Yesu aravuze ngo nta wera ubaho uwera n'Imana yonyine tubona abantu bitwa ngo monsenyeri cyangwa se urumva umwami ubwo uri kuri aka kantu kavanga azavuga ibyo kugomera isumba byose azavuga ibyo kugomera isumba byose mbese bishatse kwerekana uburyo umwami azishira hejuru akayitira agafata amazina y'Imana akayitirira ibi nicyo byerekezagaho ubwo ni ukuvuga ibyo birarebana no kuvuga nujya mu rwa 2 rw'Abatesaloniki igice cyaho cya 2 tuzaraza kubona Paulo yaravuze ngo uwo mwami azishira hejuru y'ikitwa Imana cyose ndetse ngo azicara mu rusengero atangaze ko ari Imana azicara mu rusengero atangaze ko ari Imana ubwo rero urumva icyo biganisha ubushatse kwerekana ko Paulo nawe hari Amatesalonike ari papa yavuga bose n'ubu papa yagarukagaho icyo tukivuyeho ubwo ni uburyo yise papa n'abo bakozi harimo abitwa ba monsenyeri yego ibyo nibyo byo kuvuga ibyo kugomera isumba byose ni icyo ngicyo twagiye ku cya 2 kandi azarenganya bera bisumba byose mu gitabo kimwe cy'uwitwa Uriya Smith yanditse ku busobanuro bw'Ishuri na Daniel
yaranditse ngo si bisaba gukora ubushakashatsi bwinshi kugira ngo umuntu amenye neza ko ubwami bw'ubupapa ari bwo bwarenganije abantu. Ati kuko ibyo ngibyo ati ni ibintu byigaragariza mu mateka, kuko hari imyaka myinshi yashize y'umwijima. Ndetse umugabo aza kwandika ngo ibi ngibi utabyumva neza, ati azasanga umuprotestani w'ukuri ibi ngibi yabimwemeza ko ubwami bwavugaga ari ubwami bw'ubupapa. Turagushimiye cyane kubw'iki kiganiro. Reka dusoreze aha ngaha tuzasukura ubutaha. Murakoze cyane. Mari bw'umugisha turi mu kiganiro kirebana na Ant-kristo. Ubutaha tuzagaruka dusoma Bibiliya twinjiramo kugira ngo turebe. Murakoze cyane. Gusenga. Kadushima Imana uhoraho, Mana nziza habwa icyubahiro. Tugushimiye ko udufashije kandi wabanye natwe. Turimo twiga ijambo waduhishuriye. Turasaba Mwuka wera kugira ngo agume kudufasha kandi adusobanurire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane nshuti mwarimu kuri iki kiganiro. Imana ikomeze kuba umugisha. Tubara icyo butaha kugira ngo dukomereze muri nyigisho irebana na Ant-kristo. Intego no kugira ngo tuvanemo confusion mu bantu basobanukirwa Ant-kristo wa nyawe, hanyuma buri wese amenye uburyo amurwanya. Imana ibaho umugisha cyane. Mugire ibihe byiza. Shalom shalom. Ubuzima bw'isi